Ikosa rya mbere rero abantu bakunze gukora nyamara rikagira ingaruka ku ruhu rwabo, ni ugukoresha amazi ashyushye cyane mu maso ndetse no ku mubiri habo. Hano abantu bibwira ko gukoresha amazi ashyushye atuma isabune ikora neza, ariko mu by'ukuri amazi ashyushye yica nacyo oil irinda uruhu. Ibyo bigatuma uruhu rwuma cyane, rukaba rwabara elasticity ndetse rukazana n'amapimples cyangwa se udusebe duto dukunze kugaragara ku ruhu. Abaganga b'inzobere batubwira ko dukwiye gukoresha amazi ya lukewarm cyangwa se amazi y'akazuyazi. Yoge mu gitondo ubyutse ndetse na nimugoroba ugiye kurya, hanyuma wongere ngo ubone uruhu rwawe rurasubirana neza. Ikosa rya kabiri abantu bakunze gukora nyamara ryangiza uruhu rwabo, ni ugukora buri kanya mu maso n'intoki zidakarabye cyangwa se intoki zifite umwanda. Abantu benshi usanga batita ku masuku y'intoki zabo, nyamara buri kanya usanga bakora ku ruhu cyangwa se ku maso. Nyamara intoki zabo zihora zifite amavuta, mikorobe, umwanda ndetse n'imyanda iva kuri surfaces. Iyo rero uhora ukora ku ruhu rwawe, cyane cyane mu maso n'ahandi, ibyo bitera indwara z'uruhu nko gucika udusebe, indwara z'amaso ndetse n'ibindi. Aha rero dusaba gukaraba amazi meza n'isabune buri munsi igihe intoki zacu zifite umwanda, kugira ngo twirinde izo ndwara zigiye zitandukanye.